niba kubona uri gusenga ufite Bibiliya bayikwambure bagukubite bagufunge, ariko nagira ngo mbabwire bene data mbatumweho, nubwo ikizira cyagaza hera nta handi umuntu yakirwanyiriza, nta handi umuntu yagihungira uretse kuba mu Mana, uretse guhunga icyandi gisa nacyo, uretse kwihana ibyaha, uretse kuva mu bidafite umumaro, ngo izo ngabo zizaza zigahagarara hera hahera. Nta kindi kintu kizaba zije gukora izo ngabo, ngo ni ukonona ibyera, konona ibyera. Zizaba zije konona ibyera, zizaba zije konona ibyera izo ngabo, zizaba zije gutata umudendezo w'abana b'Imana, zizaba zije kuzimya umwuka wera w'Imana, zizaba zije gutuma abantu basenga ari abanyamubiri nta mwuka wera bagifite. Izo ngabo ibizira bizaza bihagarare ku ruhimbi, ibizira biza bihagarare mu makorari, biza bihagarare mu bakirisitu, biza bihagarare mu bapasitori. Iminsi irwaje ariko irwaye, ikabavugisha ariko ibarwaye, ikababwira amagambo y'ihumure ariko ibarwaye, ikababwira ngo nzabagira neza ariko ibarwaye, ikababwira ko izaba amazu ariko ibarwaye, ikababwira ngo izabakorera ubukwe ariko ibarwaye, ikababwira ngo izabagira neza ariko ibarwaye, ikababwira ngo izabakubyara ariko ibarwaye. Nababwira ngo abantu Imana irwaye kandi bari gukora kuri kwihore, ariko byose ugiye kubishyira ku mugaragaro uko bikurikirana. Narimba tumwe kugira ngo mbabwire ngo nohedos, narimba tumwe ngo mbabwire ngo nimugarukire Imana bigishoboka, kuko umuntu wese utagarukiye Imana uyagiye guhura n'ibyago, agiye guhura n'ibyago, kuko ikizira cyo cyamaze kuza cy'umurembuzi. Uyu mugabo witwa Ahabu ngaragenda ajya gutanga ngo abantu bose barazamubwira ngo nutere n'amahoro, ngo 400 bose na 50 bamubwira ko ari amahoro, ariko ngo ni Imana yamushaka, yashakaga Ahabu. Hari abantu muri iyi minsi Imana igiye guteza ibibazo bamwe nabo kuko bayigomeye, barayibeshe, abandi bagiye guhura n'ingaruka nyinshi, abandi bagiye guhura n'ibyorozo byinshi, abandi kuko bayishesenze. Kandi aravangwa nuko baca mu isezerano nta mpamvu azababesha kubashesenga, ariko avuga ijambo rikomeye nkunze, aravanga abantu bazi Imana yabo bazalawi elasifo bagiye gukomera. Niyo mpamvu gukomera gukora iby'ubutwari, umva abantu bazi Imana muri iyi minsi bagiye gukomera, abantu bari kumwe nabo bagiye gukomera, abantu bagendanye nabo bagiye gukomera, abantu bakiri kwiyamagara bagiye gukomera. Niyo mpamvu gukomera gukora iby'ubutwari, ubwo abantu bagiye kubura inzira, abantu bazi Imana yabo bagiye gukomera. Niba bamara gukomera bakora iby'ubutwari, niyo mpamvu gukomera bakora iby'ubutwari. Mwifurije kumenya Imana hanyuma yawe ugakomera, bamara gukomera gukora iby'ubutwari. Mwifurije kubaho Imana iri, bamara kubaho Imana aho Imana ugakomera ugakora iby'ubutwari. Mwifurije kugendana n'Imana ukandazo minifo ukayimenya, wamara kuyimenya ugakora iby'ubutwari. Abaruse mbese n'abaremerewe muze mumusange arabarura, Yesu yatsindiye isoko yemwe ryo kuturengera. Ndabasuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana bane namwe aho muhereye ku mpera z'isi zitandukanye. Nibibanya mu gitondo gira igitondo cyiza, niba nijoro gira ijoro ryiza. Nawe wari urwaye udafite amahoro mu mutima, Imana iguha amahoro mu mutima. Nawe wabonaga ntahumure, Imana iguha ihumure riturutse mu mpande zose z'isi mu izina rya Yesu. Hanyuma murabizi ko iyi ni Iramiro TV igitugezaho ibiganiro bitandukanye by'iyobokamana, katugezaho inkuru nziza z'ubutumwa bwiza buturutse mu ijambo ry'Imana. Hanyuma murabizi ko icano yacu igizana ibintu by'iyobokamana, ijambo ry'Imana nyine, ndetse n'ibindi bintu byinshi byahembura umuntu bikamumenyesha inzira. Hanyuma reka dutangire dusenga Imana kugira ngo twumve icyo Imana tugambiriyeho, tumye igiye kuducisha mu gitondo, kugira ngo umuntu wese aho yarari mu byara arimo yumvire ijambo ry'Imana kandi aryumvire mu izina rya Yesu. Mana yacu, Mana ikomeye, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubushobozi, Imana se umwami wacu Kristo, Imana iteba kuntu ibigenza, Imana Arufa, Imana Mukama, Imana Adonai. Aya masaha tugiye gutangira akanya ko kuvuga ijambo ryawe, ko kurevonedra, ko kugira ngo tuvuge icyo dutumye. Nyemerera imbaraga zawe mwami zimanuke, kandi nizimara kumanuka zo ziganza mu mitima bajye kuba dukurikiranye. Nyemerera Yesu tubane bundi busha, imbaraga z'Imana zineme ni fonedra ziganza cyane mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti wapfanye mukazuka. Amen.
hanyuma reka dutangire dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Daniyeli ibice 11 umurongo wa 31 twumve uko havuga. Haravuze ngo 11:31 aravuga ngo azahagurutsa ingabo ze zonone ubuturo bwera n'igihome, bakureho igitambo gihoraho, bashyireho ikizira cy'umurimbuzi. 2 abaca mu isezerano azabayobesha kubashyesenga, ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakore iby'ubutwari. Mwakeneza ijambo ry'Imana. Nagira ngo mbabwire bene data nshuti z'umusaraba, igihe tugezemo ni icyo gusengesha umwuka iteka. Kandi Nowa yarabivuze, aravuga ngo hazagwa imvura nimuze tubaze inkuge. Abantu banga kubyumva, bamwe baramuseka cyane, ati abandi noneho yasaze, abandi ati noneho murabona se, ati ni iby'abasazi. Ariko nagira ngo mbabwire bene data nshuti z'umusaraba, nk'uko Imana icyo ishaka ari umuntu uba afite umutima utanduye, afite umutima utamurega, afite umutima utamucira urubanza. Kuko mu gihe cyose wicaye kumva ufite umutima ugucira urubanza, menya ko icyo gihe ari umwuka wera uri kukurega. Ahubwo ikibazo ni uko utari kwemerera umwuka wera iby'umwuka wera kureze, ubizature uzikureho, wihane ubicyaremwe gihe. Mu gihe cyose ukicara ugifite umutima ukurega, ugifite umutima ugucira urubanza, ugifite umutima wumva udatunganye, udatekanye, nta mahoro ufite muri wowe, menya ko muri wowe harimo ikibazo ugikureho. Kuko nagira ngo mbabwire ikintu cya mbere nababwira, iyi Mana dukorera, iyi Mana yaremye isi n'ijuru nta muyede nta mufundi. Iyi Mana irashaka ko abantu baza mu bwihisho bwayo, irashaka abantu baza ikabashyiraho ikimenyetso, irashaka ko abantu baza ikabashyiraho ubundi burinzi, ikabakoretira. Kuko iyo umuntu ari aho Imana ishaka, Imana imushyiraho uburinzi, iramukorotira. Mbibutse hari abantu benshi bazi ko baba babeshya Imana, atereka tugende wenda abantu bazamye ko dusenga, ariko buryo uba wihemukira. Ntabwo ari Imana uri kubeshya, ahubwo wowe uri kwibeshya, uri kwishuka wowe, uri kwishuka. Daniyeli yari yerekwa ibintu bikomeye, Daniyeli yari yerekwa abami bagiye guhaguruka bakaza baje konona ahera hahera, ngo abami bazohereza ingabo ziza ahera hahera zitangire zonone. Izo ngabo zizaza ahera, umuntu ajya aririmba arasambanye nta kibazo, abwiriza yarasambanye nta kibazo, abwiriza anywa gakeya nta kibazo, aririmba yarakuyemo inda nta kibazo. Icyo gihe ngo izo ngabo zizaza zigahagarara ahera hahera, nta kindi kintu kizaba zije gukora izo ngabo, ngo ni ukonona ibyera, zizaza zije konona ibyera, izo ngabo zizaba zije gutata umudendezo w'abana b'Imana, zizaba zije kuzimya umwuka wera w'Imana, zizaba zije gutuma abantu basenga ari abanyamubiri nta mwuka wera bagifite. Izo ngabo ngo Daniyeli agiye kubona nkabona ngo ni ikizira cy'umurimbuzi kizaba gihagaze aho hera ku ruhimbi. Ibizira bizaza bihagarare ku ruhimbi, ibizira biza bihagarare mu makorari, biza bihagarare mu bakirisitu, biza bihagarare mu bapasitori, biza bihagarare mu badiyakoni. Ibizira ngo bizaza ngo kuko azaba ari ikizira cy'umurimbuzi. Kandi igihe turimo Daniyeli yari kubihanura muri kiriya gihe, ariko igihe turimo biri kugenda bisohora. Aho umuntu rwose aza, ari umupasiteri akaza rwose agatwara umugore w'umupasiteri mugenzi we. Urumva ibizira bitaratangira guhagarara ahera, nyamara byaratangiye ibizira. Nagira ngo mbwire abantu bakanguke, babe maso, basenge, kuko nibadasenga bazasengera. Imana yantumye ngo nze mbabwire ngo ibizira byaraje ahera hahera. Igihe kigiye kugera gusenga aho bigiye kuba ikibazo. Niba kubona uri gusenga ufite Bibiliya, bayikwambure bakukubite bagufunge. Icyo kigiye kugera, icyo kigiye kugera
hasigare haririmba abanyamubiri gusa. Nuvuga ngo zomeni ati muri korari, waba uri muri korari bakubwira ati cyane imyuka yawe ni imyuka. Tugeze mu gihe kwa ko ikizira cyahagaze ahera, tugeze mu gihe umuntu asigaye yuzura umwuka wera ngo akavuga ngo ni umwuka, ngo ni imyuka y'abadayimoni. Abantu kubera ko nyine bamaze kwinjirirwa n'ikizira cy'umurimbuzi, ntabwo bakiri kumenya gutandukanya umwuka wera w'Imana n'umwuka w'abadayimoni. Byarabacanze. Kubera iki? Ni ukubera ko ikizira isangabo Daniyeli yararimo avuga ngo zizaza z'abami, ngo zikaza zigahagarara ahera, ngo zizaba ziri kwangiza ibyera, kandi ngo izi ngabo ngo zaba ngo ari ikizira cy'umurimbuzi. Bazoherezwamo ingabo. Muri iki gihe umuntu asigaye usanga ari pasiteri na gitifu ariko nayambabwire ngo ni igihe nyine dusohoyemo, ugasanga umuntu aje ku idini ku cyumweru gusa, aje kuyobora ku cyumweru gusa ngo ni pasiteri, indi minsi utamubona. Ariko nayambabwire ngo ni igihe nyine kizira cy'umurimbuzi cyahagaze ahera. Nayambabwanga ikizira cy'umurimbuzi cyahagaze ahera, we cyahagaze ahera. Igihe tugezemo rwose, udafite inshingano muri leta ntibaguha upasitori, udafite ibintu runaka ntiwaba diyakoni, udafite ntago waba, ntiwaba diyakoni, ntiwaba mwarimu. Niba uri umwarimu w'umukene ntibaguha pasiteri, uzahora uri mwarimu kandi utsikamiwe. Ariko nayambabwira ngo ni ikizira cy'umurimbuzi cyahagaze ahera, cyarahagaze mu isi tugezemo. Ntago ari agakiza, ntago turi gusenga dushaka ubugingo, ahubwo turi gushaka gusenga dushaka amafaranga, turi gushaka abapasiteri dushaka imishahara, turi gushaka kuyobora abantu dushaka kugira ngo twamamare, turashaka kugira ngo tubwirize kugira ngo abantu batumenye. Ariko nayambabwira ngo ni ikizira cy'umurimbuzi we cyahagaze ahera, kimaze guhagarara ahera, gishaka kurimbura ibyera, gishaka kurimbura ibyera. Murangiza mujye mukora, ariko mutari gukorera ubugingo, ahubwo mukore muri gukorera kujya muri Gehinomu. Tugeze mu gihe abantu bafata iby'Imana bakabiteragirana, abapasiteri bagaguka bakajya kurega abandi bagaguka bakajya kuburanya abandi. Yego we, iki gihe tugeze mu kizira cyahagaze ahera cy'umurimbuzi. Nta kindi kintu gishaka kudevo kwaka bamwe ubugingo, bakajya bakora nta bugingo. Kizira cy'umurimbuzi cyarahagaze. Ariko nagira ngo mbabwire bene data mbatumweho, nubwo ikizira cyahagaze ahera, nta handi umuntu yakirwanyiriza, nta handi umuntu yagihungira uretse kuba mu Mana, uretse guhunga icyandi gisa nacyo, uretse kwihana ibyaha, uretse kuva mu bidafite umumaro, uretse kuva mu businzi, uretse kuva mu busambanyi, mukaza tukisha mu Mana, kuko n'ahandi hari ubwishyu. Igihe kigiye kugera gusenga biba ikibazo, n'izo nsengero mujyamo nazo kujyamo biba ikibazo zifungwe, kuko ikizira cyahagaze ahera. Undi ari ikosa ko ibintu byabera mu idini bikaza guhindukira bikajya muri leta. Yari ikosa ko ibintu byabera mu rusengero tukaza kubisanga hanze kuri YouTube, ku ma YouTube. Byari ikizira ko umuntu yashyira mugenzi we hanze. Ariko nuko ikizira cyahagaze ahera, abantu urukundo rwarashize, abantu babaye banyamwigendaho, bandi babibyigenge, bandi barangana, bagezaho bashaka impiya. Byabo ni impiya, kubwiriza ni impiya. Nimubwije muhamagaye ngo ngwino tubwiriza ni impiya, nimubwiye ngo ngwino turirimbire ni impiya, nivuze ngo ngwino yabare ngwino kwatonere muri korari ni impiya. Ariko yamabwiye ngo nuko ikizira cyahagaze ahera cy'umurimbuzi. Daniyeli abangu icyo kizira kimara guhagarara ahera, abantu bazivana stita lawinima, bazaca mu isezerano, abandi bazaza meniwi, abandi zone stita lawi elasi winima, abandi bazaca mu isezerano nta mpamvu, bamwe bazasubira inyuma mu mitima yabo ariko bakiririmba, abandi bazadomeniwa, bazagwa mu mitima ariko bagihanura, bazarevone stasi, bazaririmba mu mitima ariko baraguye kera, basambanisha imitima, bazasambana mu mitima, bazabagwisha ubusambanyi mu mitima ya, bazabagwisha ubugome mu mitima ya, bazabagwisha uburozi mu mitima ya, bazabagwisha kwicana mu mitima ya, bazaca mu isezerano. Ariko umva itangazo Imana yise ya Daniyeli, yamubwira ngo bazaca mu isezerano.
bagaca mu isezerano, uwiteka ntagiye kubasheshenga. Igihe kirageze ngo abantu uwiteka basheshenge, kuko namwe muri gusheshenga uwiteka. Umuntu wese uzi ukuri gusheshenga uwiteka ntari kumusheshenga. Yabwiye Ahabu, iyo usomye mu bice ahangaha, iyo usomye mu bice 16:31 mu gitabo cy'abami cya mbere, niho aravuga ngo nuko bimubera bito kugendera mu byaha bya Yerobowamu mwene Nebati, ariyo arongera Yezebeli umukobwa wa Etibali umwami w'Abasidoni, aragenda akorera Bali, arayiramya, yubakira Bali icyotero mu nzu ya Bali yari yubatse i Samariya, kandi yiremera Ashera, ndetse Ahabu uwo arusha abandi bami b'Abisirayeli bamubanjirije bose kurakaza Uwiteka Imana ya Isiraheli. Ndababwira, igihe cyose abantu barakaje Imana, ni ukuri irabasheshenga. Iyo ikizira cyamaze guhagarara hahera, iyo kiba kigezweho, hari igihe Imana isheshenga abantu kuko n'abayisheshenze. Nayo mbabwire, ubu hari abantu Imana irimo isheshenga ibereka ko ari amahoro, ariko nta mahoro ahari. Niba uzi ukuri umunyabyaha, nta mahoro y'umunyabyaha ahari. Nagira ngo mbigutangarize gukurira inzira ku murima ko nta mahoro y'umunyabyaha ahari. Niba uzi ko Imana iri kukubwira umugabo utarari umugabo, nagira ngo ubwira icyo gihe uri gusheshengwa. Reka mbakurira inzira ku murima. Niba uzi ko uri umurozi, Imana ikaba kuvugaho, ubwo uzi ko ibyo bintu biri buze gusohora utabanje gukora uburozi. Hanze ukora uburozi kugira ngo Imana igugirire neza. Hari igihe Imana ihendahenda abantu, ikabahendahenda ibabwira no muvugo yabo kugira ngo irebe ko kubareka ibibi bayigarukire, nimara kuyigarukira nayo ibakorere nk'ibyo bayisabaga. Nayo mbabwira ngo nta gihe Imana izigera ikora ibyo ushaka utabanje gukora nayo ibyo ushaka. Urabanza ukora ibyo ushaka, narangiza gukora nayo ibyo ushaka. Mu gihe cyose ukiri kubivangavanga, menya ko icyo gihe uri gusheshengwa, kuko Bibiliya yaravuze mu gitabo cya Zaburi, haravuga ngo barabikora nk'abihorera bakibwira ko mpamye nawe, ariko umunsi umwe nzabishyira ku murongo uko bikurikirana. Hari abantu bari gukorera kuri narakwihoreye, ukaririmba Imana narakwihoreye ukagira ngo ntabwo ikubona, ukabwiriza ugira ngo Imana ntabwo ikubona, ukabwiriza uri umusambanyi kugira ngo ntabwo Imana ikubona, ugahanura uri umutinganyi kugira ngo ntabwo Imana ikubona, ugakora ibibi ukagira ngo ntabwo Imana ikubona. Ariko uri gukorera kuri narakwihoreye, ugatura ikakwihorera, ukayishima ikakwihorera, ukabwiriza ikakwihorera, ariko umunsi umwe igiye kubishyira ku murongo uko bikurikirana byose. Uyu Ahabu ngo yari yibwira ko Imana yarishe Naboti ngo ajyana uruzabibu rwe, yibwira ko Imana yamuretse. Ahabu ngakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, agenda mu nzira z'umugabo witwa Yerobowamu. Ngo Ahabu yimura Imana, yimika Bali, ngayishyira ahera. Ngarangije Mana we, reka mbabwire, Daniyeli yarahanuye ibintu bikomeye. Yaravuze ngo igihe ngo abami bagiye kuza bijya koza ingabo ziza hera, zitaye konona ibyera, arabanga. Ariko icyo gihe ngo ni ikizira cy'umurimbuzi kizagagaza hera. Daniyeli bivuga neza ko abantu baca mu isoza nta mpamvu. Uwiteka nawe agiye kubasheshenga, ngo azabitura kubasheshenga. Niko Daniyeli yaravuze. Niko Daniyeli yaravuze. Ahabu nangwa yibwira ko birangiye, ngaza kugira ngo baza guterwa amati ya Galiyati, ngo nukaza kuvuga ngo reka tugishe inama Uwiteka di. Ahabu Imana yari murwaje. Hari abantu Imana muri iyi minsi irwaje ariko irwaye, ikabavugisha ariko ibarwaye, ikababwira amagambo y'ihumura ariko ibarwaye, ikababwira ngo nzabagira neza ariko ibarwaye, ikababwira ko izabaha amazu ariko ibarwaye, ikababwira ngo izabakorera ubukwe ariko ibarwaye, ikababwira ngo izabagira neza ariko ibarwaye, ikababwira ngo izabakubyara ariko ibarwaye. Nababwira ngo abantu Imana irwaye kandi bari gukora kuri narakwihoreye, ariko byose igiye kubishyira ku mugaragaro uko bikurikirana. Narimbatumwe kugira ngo mbabwire ngo ni rohedos, narimbatumwe ngo mbabwire ngo nimugarukire Imana bigishoboka, kuko umuntu wese utagarukiye Imana agiye guhura n'ibyago, kuko ikizira cyo cyamaze kuza cy'umurimbuzi.
uyu mugabo witwa Ahabu ngaragenda ajya ngo abahanuzi bose baraza baramubwira ngo nutere n'amahoro ngo 400 bose na 50 bamubwiye ko ari amahoro, ariko ngo ni Imana yamushaka yashakaga Ahabu. Hari abantu muri iyi minsi Imana igiye guteza ibibazo bamwe nabo kuko bayigomeye, barayibeshe, abandi bagiye guhura n'ingaruka nyinshi, abandi bagiye guhura n'ibyorezo byinshi, abandi kuko bayisheshenze. Kandi arabangwa nuko baca mu isezerano nta mpamvu azababesha kubashesenga, ariko avuga ijambo rikomeye nkunze, arabanga abantu bazi Imana yabo bazalawi elasifo bagiye gukomera, nyuma yo gukomera gukora iby'ubutwari. Umva abantu bazi Imana muri iyi minsi bagiye gukomera, abantu bari kumwe nabo bagiye gukomera, abantu bagendanye nabo bagiye gukomera, abantu bakiri kwiyamagara bagiye gukomera, nyuma yo gukomera gukora iby'ubutwari. Ubwo abantu bagiye kubura inzira, abantu bazi Imana yabo bagiye gukomera, niba bamara gukomera bakora iby'ubutwari, nyuma yo gukomera bakora iby'ubutwari. Mwifurije kumenya Imana, hanyuma yaho ugakomera, bamara gukomera gukora iby'ubutwari. Mwifurije kubaho Imana iri, bamara kubaho Imana aho Imana ugakomera ugakora iby'ubutwari. Mwifurije kugendana n'Imana ukaneza minifo ukayimenya, wamara kuyimenya ugakora iby'ubutwari. Mwaceneza ijambo ry'Imana. Imana yacu Imana ikomeye, Imana nziza, Imana nyir'ubutware. Waruntumye ngo nze mbwira abantu ko igihe kigiye kugera abari kwibeshya, abari guca mu isezerano nta mpamvu ugiye kubasheshenga, kuko ikizira cyahagurutse, henshi bagiye kuyoba, ikizira cyari kiri kunyanyagiza, bamwe bagiye kuyobywa n'ibyo bafite, bagiye gukunda iby'isi cyane. Ariko Yesu Kristo umwana w'Imana nzima wantumye ngo nze mbwira abantu ngo abantu bazi Imana bazakomera, niba gukomera kora iby'ubutwari. Nari mvuze ngo abanga batarakumenya bakukumenya, nyamara kumenya bakora iby'ubutwari mwami, nyamara kumenya bakomere mu izina rya Yesu. Gera mu makorari uyantu baye gukomera, gera mu bakudefo, mu banomestiwa, mu banyamasengesho gukomera bakora iby'ubutwari mu izina rya Yesu. Mpamvu tumenye neza ko abantu batari gukora iby'ubutwari nuko ikizira cyagaza hera cy'umurimbuzi, ariko nyemerera hereza abantu kukumenya, abatari bakuzi bakumenye, bari kuri begeze hafi, bari baguye bacitse intege banamutongera basubizamo imbaraga, bakomere makomera bakora iby'ubutwari. Ngaho ndagushimiye ku byose ubyumvishije, ngaho girira abantu bawe neza, imbaraga mbajoze kuzamanukire, bari badukukanye barwaye nyemerera bakize, burwaye bwabo babukire, bari badukurikiye bafite ibibazo, nyemerera bamara ibibazo, bari badukurikiye mwami Yesu bafite amadeni ajya n'ubishurire, badukurikiye barwaye amakanseri bakiza amakanseri, badukurikiye babuze icyerekezo nubaye icyerekezo, bari badukurikiye babona nta nzira bahinzira mwami. Nyemera Kristo mwene Dawidi mwana w'Imana nzima, uzubagire neza, imbaraga zawe mvajuru zibamanukire, bagazimana ziganze muri bo. Haleluya. Nyemene witazo mene washalawi elatostitazo la hole vonedra. Nganuragereza Kristo mwene Dawidi, bagaza zimanuke kandi zimanukire. Ndagushimiye ku byose ubyumvise kandi kuri kuyasha mu izina rya Yesu. Amen.